urabona wenda nk'iyo baza kumurwaza wenda agapfa yararwaye nka nyine tuvuga twebwe nka mama wacu yarapfuye nyine twari twaramugwaje aho hantu urumva nyine yego urupfu ruza rukubabaza ariko kugira ngo nk'umubyeyi nk'uri urabyutse mu gitondo nyine mukoze gahunda za mu gitondo mwese muragiye mugiye gusenga unasize unatanze na gahunda mu rugo rwawe nibigera aya masaha ufata abana ubakarabye ukora iki baryamishe ndataha ntinze ariko ukumva ku munotanya umwana akajya kumva ngo mama abana batoye bariya batoye muraho neza mumeze mute tumeze neza twega turashima Imana mwiriwe mwaramutse aho bitewe naho herereye bitewe n'amasaha warebera ikiganiro ndizera kumeze neza ni mutima ukebe aramutsa kuri Mama Ariel TV mumeze mute mwese bakunzi bacu turabashimiye abantu bakomeje kwiyongera umuryango wacu ukomeje kwanguka mw'abantu mwe urukundo mukomeje kunyereka no kuri ndabashimiye Imana mu ijuru baho umugisha hari uwo munsi ndabubatuye mw'abantu ndimo kugenda nandika buri ko nibwiye agatekerezo nako habaye akantu gashashe nge nandika hari umunsi nzafata hano ikiganiro cyo kubashimira basangiza urugendo rw'ukuntu natangiye iyi cano Imana mu ijuru aho umugisha nta munsi numwe muranyereka ko mwantereranye Imana mu ijuru komeza aho umugisha Sama umeze ute meze neza nako ndashima Imana ndasuhuza abakunzi bacu abavandimwe bacu mwese aho muri Imana ikomeze ibane namwe abadahwema kutugaragariza ko turi kumwe abatwohereza imitima abatwohereza amagambo meza duhora tubivuga kuri muri umuryango mwiza tunasuhuza n'abantu bari muri Kongo bose badukurikirana abari iwacu mu gihugu cyacu turabasuhuje mwese tubona ko mudukurikirana kandi mudukunda cyane n'abantu batwandikira baduheza ibitekerezo ku ruhande akatubwira ati murakoze mugenze gutya nk'abantu bakuru especially baduheza inama ibiki n'ibiki ko mugomba n'abantu bishimiye content yacu amagambo twavuzeho barayishimiye ariko nyine ikibazo kiri mu kubaho kandi hariho abantu benshi bafite bino nyine ibibazo duhora tuvuga si ibibazo n'amateka ariko ikibazo gihari no ko batarabohoka kandi none reka tubabwire abakunzi bacu ntago twahora mu buhamya bwacu gusa tuba dukeneye kugira ngo dusangiza n'abandi murumva ubwo twavuze hari benshi bagiye bavuga ati ubwo buzima muvuga natwe niko twabayemo mbese nyine bakagenda batuvuga noneho rero nicyo mpamvu tubabwira ati abantu hariho benshi batarabohoka kandi noneho hariho nkaza amatuga ngo tuza tuguma mu buhamya gusa nicyo kintu noneho rero ugasanga ntago twahora tuvuga n'undi muri ya nkuru tuba dukeneye kugira ngo tuzane abandi bitekerezo tuganire n'ibindi bitekerezo tugenda tuganira ibintu byiza ariko ikibazo gihari mu bantu bacu baracafite kwitinya sabura twabyita kwitinya hari ngo nukuri ngo kamera ngenda kwemerera uzajye behind the camera hariho n'ukwitinya urumva bazaze rwose yemerewe kubutangira inyuma y'intu za kamera ntuzi ko ariho nk'abantu nko mu biganiro byacu ariho nk'umuntu umuntu aza kwandikira ubuhamya ukaba wabutanga muri message nyine ugasoma iyo message y'umuntu ugakora iki kuko zimwe twagiye tuzakira ariko rero ahandi ni ukuri nta kibazo dukomeza tubashimira abagenda baduhereza ubuhamya ku ruhande tuza tuvugana ku matelefone umuntu akakubwira ukavuga ati se none mana yanjye hari umubyeyi umwe ariko mana yaranshimishije ngo yabaye mese ni umucikacumu w'intambara yo mu bibogobogo ngo yabaye 9/6 yampaye ubuhamya bari batuye muri ya mihana nyine yabuze umugabo wiwe ngo apfana n'abana biwe arangiza arambwira kubera urukundo dukunda ngo uko dusohoye ikiganiro ngo akora sub buri w'ikiganiro gisohotse ngo akora subscribe mana we none ndibaza zitaravuyeho none njye nahise mwibaza uyu muntu niba umumye naho bigeze niba ari umuntu uza wacu ngo ahubwo abana disi bazamwereke ko bakoraho rimwe ngo mwana ngo wavuze ubuzima bwanyu ngo uvuga ngo ukuntu ngo iki kandi noneho ngo ni umuntu ngo utuzi ngo azi ababyeyi bacu yarambonye ngo arabaririza nyine ngo yaratubonye hitabona hari ukuntu dusa nyine n'abantu muri famiye ngo arabariza amaze amateka yacu
aba ngo kurira gusa arangiza ngo ahita abwira abana ukiganira ngo gisohoye ashaka nimero yanjye arayibona. Ahubwo umva ahubwo azajya kandi hariho akantu kameze gutya n'akandi kameze gutya, ahubwo ako ngako buri uko dusohoye ikiganiro uzajya ukanda kuri kaga. Ariko naraseze ambwiye ngo buri uko dukoze ikiganiro ngakora subscribe, ni ukuri k'Imana. Ahubwo mise ngenda mu nkuru hari undi muntu nanone kandi wambwiye arambaza ngo ko se ngo ko mwatanze ubuhamya ngo mukavuga uburyo ngo mama wanyu ngo yabareze ngo ntimwavuga ngo uburyo ngo papa wanyu ngo mwabanye ngo sibyo gusa nta makuru mwari mumuziho. Shanda aho gasuye umuntu ngo kabyaramwe abantu wenda batekereza ko ntawe cyangwa mama wenda nta mateka yadushangijemo. Mu by'ukuri aya mateka arahari papa yagiye tukira abana batoya cyane no kumwibuka nje mu bintu bijya bimbabaza bya mbere no ukuntu ntajya nibuka isura yiwe kandi nta n'ifoto. Ariko nje nza nibuka umusatsi wiwe ndere ngo ndagera ku musatsi nina ugera hano umusatsi nk'uyu wanjye ugera hano. Uravugisha ukuri sa murabesha ni amateka bakubwiye urabesha ariko ratangiye sinza nyibuka urabesha ariko abantu bazavuga ko ngo nyine ngira umusatsi nk'uwa papa ngo ni inzobe. Nta yandi makuru muziho nayo nyine mama agendaga atubwira nyine yandi mama agendaga atubwira. Mu by'ukuri kw'Imana ubwo buzima mama yarabudusangijaga. Mama yadusangizaga amateka ya papa uburyo babanye, uburyo babanye nawe nubwo babanye iminsi mikeya nawe bura babanye iminsi mikeya nawe ntago ari myinshi. N'abantu babyaranye abana bangahe hose ntago ari myinshi ugereranyije n'ukuntu abantu babyaraga vuba n'ukuntu twakurikiranaga. Ntago babanye iminsi myinshi, iminsi mikeya pe. Buri mwaka yabaga afite umwaka hari n'abana wasangaga mu mwaka aho ngaho wenda umwana atarageza umwaka kera akabagiye kumukurikiza. Ariko mu mateka yaraga dusangiza byatumye anakomera agira imbaraga zo kuturera muri ya minsi nayo twabanye nawe. Yaragiraga gutya yabonaga papa akamubonamo byose, aho yamubonagamo akamubonamo umutaka wiwe ntacyo yaba bari kumwe, aho yamubonagamo akamubonamo imbaraga ziwe, aho yamubonaga akamubonamo mbese ko yamubonaga ko ari we byose byiwe, akumva ko mbese nyine adahari ubuzima bwohagarara. Ariko umunsi umwe isanga ibintu byose byahindutse. Ariko icyamuteye imbaraga zo kugira ngo akomere ni igihe ni rwa rukundo yamubonanaga bari babanyeho, ya mibanire yiwe bari babanyeho, ya magambo meza. Hari nk'ikintu yajyaga atubwira uzi ko hari igihe umuntu ajya anyaka nimero wenda tuvuge nyatse nimero yawe nkayimwandikira ngatinya kuyimwandikira ku ntuzi kubera y'amazina tujya twandikira naho amazina twajyaga tutwiba ayo yari yaratwise nta muntu n'umwe ugira izina ryiwe kubera ko yajyaga tubyinirira akagenda buri muntu wese akamwita akazina kiwe, umuntu akazina kiwe. Icyambere rero abanje abana b'abakobwa muri kiriya gihe iyo kera babyaraga abana b'abakobwa nta gaciro wabaga ufite. Iyo wabaga udafite umugabo ugukomeza wabaga uri umugore ugacika intege pe. Ariko we kubera ko icyo gihe yari yarabanje abana b'abakobwa yamubonagamo byose, abana be akabasekereraga bakatwita utuzina. Mwana we nyine ababizi arabizi nk'abantu uyu nguyu azagenda ahereza amanimero. Ni ukuri ko Imana yanyangira isoni ngo se uyu ni nde ngo nyasene nka nimero wenda ngo ya Flora nakwiva nk'izina ryiwe. Izina ryagize ari n'amazina amwe yajyaga yatubwira yajyaga musangiza nyine kubera ko urumva iwe kubera ko yari yarabanjije abakobwa twebwe mvuga ko nyine umwana wese ari umwana kandi akadukunda akadukunda cyane. Urumva ibyo byose abantu bakaza bibaza impamvu ukuntu akunda abakobwa kandi undi nyine kandi yarabanje abakobwa. Rero kiriya gihe mama mu bintu byamuteye imbaraga kuko naho uje mbibabwiye si ugusubira mu magambo byamuteraga imbaraga yatubonagamo akatubonamo ishusho yiwe no kubera amagambo meza yamubwiraga. Iyo wenda wa mugabo wagiraga guke kubera ko mama yari mu myaka mitoya yashoka ko haje umwana ushobora kumubwira ati taha usubire iwanyu yaracari mutoya. Aho kubera ko kubera amagambo yahoragamo muremamo yumvaga ko agomba guhagarara mu mwanya we. Noneho batureba bombi bari kumwe batubonagamo ibyishimo byabo, bakatubonamo ejo heza hazaza, bakatubonamo byinshi cyane bateganyije. Ariko umunsi umwe bisanga byagize gute
isanga ari wenyine. Isanga ari wenyine. Ayo nanga amateka amwe yagiye adusangiza mama, abantu bagiye bambaza ngo kuki mwibandaga kuri mama wanyu. Mu by'ukuri erega mama wacu niwe twabanye cyane. Urumva papa, nimba wenda ubyaye umwana agera umwaka akagera undi avutse, urumva nyine ntabwo ngo ufite, urumva nta nubwo uzunamenya n'urukundo rw'umubyeyi wawe. Utanga wenda kubona urukundo rw'umubyeyi wawe guhera mu myaka nk'itatu. Oya, nawe mwana nta n'ubwenge bazi cyane. Nta n'ubwenge bwinshi. Niyo mpamvu rero ujya usanga mujya musanga mu buhamya bwacu twibanze kuri mama. Twibanze kuri mama kubera ko niwe muntu nyine twabanye. Kandi ukindi wibuka ko iriya minsi yaragiye nyine ari umusirikare iragiye twatandukanyeho nayo irakota. Rero abantu uwo muntu wambajije icyo kintu, ariko ni nk'umuntu wenda akomona abantu mana, hari abantu dukurikirana ni ukuri Imana mwijiraho umugisha. Aho umuntu usanga handi wabonaga ejo amateka agahinduka, ariko si ibintu bihindutse ubyitwaramo gute. Urugero dutanga na Pole ku muryango iriya nkuru nashatse kuyivugaho muri kino cyumweru cyashize, abantu mwese mwarayibonye. Ni inkuru yashenjaguye imitima ya benshi, ni inkuru yababaje abantu. Iriya nkuru yarambabaje, narayirebye, noneho hari ahantu narebye agahinda karanyica, kari agasirimba kabayeho. Pasiteri wabuze umufasha wiwe i Bugande, muramuzi mwese, Imana ikomeze iruhuko uriya mubyeyi. Iriya nkuru yarambabaje, nta bitababaza. Narebye bariya abana mpita nibuka, si 6 nyine 6 ni 5, nahise nishiramwo mu rugero rwacu ko twanganaga, kandi ko hari muri ya myaka nakora kwindaheka na nyene. Uriya mubyeyi wasize bari abana, mw'abantu mwe, biriya bintu birababaza. Wowe ngira ngo urabazi, mwarabanye Kampala. Ndabazi, uriya mubyeyi ndamuzi Uganda, twarabanye Kampala. Nubwo tutasengeraga mu ikanisa rimwe, ariko nyine twarabanye, ndabazi. Nari munsi. Ni ukuri yari umuntu, nyine ari umuntu mwiza kandi yakoreraga Imana bimurimo. Urumva ubona nyine nta kibazo nyine afite mu busanzwe. Mu by'ukuri ruriya rupfu rwenge rwarantunguye. Ku bantu harimo abantu benshi batakurikiranye wenda ruriya bintu. Impamvu tuvuze kano kantu ni ukuntu wisanga mu kintu kikagutungura pe. Hari ukuntu umuntu atungura n'ibihe byiza, ugasanga uri mu bihe byiza, ariko n'ibihe bibi iyo bikugezeho umubyeyi yapfuye urupfu rutunguranye. Urabona wenda nk'iyo baza kumurwaza, wenda agapfa yararwaye, ako nyine tuvuga twebwe nka mama wacu yarapfuye, nyine twari twaramugwaje. Aho hantu urumva nyine yego urupfu ruza rukubabaza, ariko kugira ngo nk'umubyeyi nk'uri urabyutse mu gitondo, nyine mukoze gahunda za mu gitondo, mwese muragiye mugiye gusenga, unasize unatanze na gahunda mu rugo rwawe. Nibigera aya masaha ufata abana ubakarabye, ukora iki, baryamishe, ndataha ntinze. Ariko ukumva ku munota umwana akajya kumva ngo mama abana batoye, bariya batoye. Urumva nawe aho ngaho bizazama bigutungura, nyine uzamumva sinzi nyine nk'ikintu baye. Mu by'ukuri urupfu yapfuye ni urupfu rwari rubabaje, kandi urumva noneho nk'abantu biweho hariho nyine ngo bamwe bataranabyumvisha. Tubaha Pole, tubakomeza, dukomeza n'abari abana basizwe, ndetse n'umupapa. Byose birashoboka, ni gahunda z'Imana. Ibyo byose biba byabaye ku mupango w'Imana. Mujye mwumva ko ubuzima atari aho ngaho burangiriye. Wenda buriya nk'uriya mupapa, pasiteri nyine uriya, buriya yumvaga ko nta kintu yakora umugore wiwe adahari. Akumva ko ubuzima nyine hariho byinshi bishingiye ku mugore wiwe. Ariko nyine Imana byahereza amanga, wenda Imana ibizishaka. Rimwe na rimwe ubushake bw'Imana burasharira. Imana yenda ikaba yakwereka ko uyu muntu adahari, byashoboka. Imana ikakwereka ko uyu muntu adahari, wagera ku ntego za ku migambi ya Imana baragushizeho. Kandi wenda Imana barabasezeranyije wowe n'umugore wawe ko muzagera kuri iki kintu. Ariko Imana cyane cyane ikabona wenda aho umuntu aba yashize umutima cyane n'ibitekerezo, bikaba ati wenda reka mbanze gutya. Ariko ni ukuri tukomeza bari abana bazabaho, kandi bazabana bakomeye, bazakura. Ndetse na pasiteri tumuha Pole sane, kuvuga ngo usigirwe bari abana angana kuri urugendo rutoroshye, biteye agahinda, biteye ubwoba. Ariko nyine tubahiriza Pole. Byose birashoboka mu buzima.
natwe mbwira abana wenda nubwo batuva neza ikinyarwanda hajya mwarabanaga hariya neza twana twavutse umuhari twari dutoya nyine njye ntose tukiri duto nyine dutoya n'ubu nyine mana twari tukiri uduhinja imyaka 2 umwaka umwe ibintu nyine uduhinja no tudahekana bumve ko bazakura kandi bameneza twege noneho twege urumva mama wacu natwe ni nkuko nyine byagenze mama wacu aradusigarana igihe nawe kiragera arataha ariko abatoya bacu basigaye bari batoya kuri bari abahungu bacu batoya none nka karakana kasigaye ahubwo none karakana kari mu myaka ingahe kari gafite imyaka 2 umutoya yasize afite imyaka 2 natwe nuko siko yangana guriya mutoya ni nkako neza ni nkakora byameze ariko twabayeho dufite natwe abadukomokaho yego n'ukuri hari ubwo nyine gusa Imana niba ari nko gukebura kandi ikindi kintu gishimishije Imana ihumugisha abantu bahagaranye na pasiteri bamutabaye abantu bacu mu bwoko bwacu Imana mu ijuru y'umugisha ye bira bintu nawe kurikiranye abantu ba Kampala bakoze n'abandi bantu bagiye bava mu mihanda myinshi cyane kubera ukuntu navuga ngo ni nk'inkuba yakubise niho akoze n'ubushuhanyo bw'akarakana kiyo kagakobwa gakuru amagambo kavuze ukuntu mama we yamusezeye yagiye mu gitaramo aramuga ati ushobora kugaruka ninjoro akana kagati ndaprotectinga abana nta kibazo mama Imana izagukomeze uzamwe umuntu ukomeye ndabiza ashobora kudakurikirana kino kiganiro ariko amagambo nkwatuye uzabe umwana w'intwari Imana izagwize mu bwenge nabonye ari n'abana abana b'ubwenge cyane bazi no Kristo no bazamera kamubwira ngo nabantu bakuru n'abana b'ubwenge cyane buri abantu nyine bakibaza impamvu twakoze bino bintu Ndukuri njyewe nkanjye nagiye gurufa tubana na murumuna w'uramugore neza turabana gutyo noneho abantu nyine bashaka kwibaza ngo se kubera iki ngo tuvuze bino bintu hanyuzemo wenda nk'icyumweru shanjewe mana yanjye uzi ko nacyagiye n'umunsi baza bashingura njye byari byananiye kubikurikirana byarananiye byarananiye kubera ko numvaga unowe no umuntu wari uzi neza Yesu we akuze kuvuga ngo umuntu muraziranye gutya apfuye atarwaye umva cyane sinigeze mbireba pe rero urumva niyo mpamvu burya abantu imitima y'abantu yakira gutandukanye hariho umutima nyine ibitekerezo gwakira vuba hakaba nandi batinda kwakira ikintu vuba niyo mpamvu nyine twebwe twabikozeho nyuma twabikozeho nyuma kugira nyine ngo tuvuge bino bintu ni ukubera ko twese nyine abantu ntabwo bintu byakira kimwe urumva hari nubwo umuntu ashana n'ukwezi kwanashira ukabona akaribwo wakwakira nyine icyo kintu kiba cyakubayeho rero mujye mwumva ko nimba wenda umupapa cyangwa mama umwe muri mwe avuyemo uzumva ko byose bishoboka urumva ko ubuzima bukomeza nyuma y'ibyo ngibyo wagiye uhura nabyo cyane ikintu nje navuga ngo gishimishije ni urugendo rw'uriya mupapa n'umufasha wiwe bari abantu navuga ngo bari hamwe bakorera Imana bari hamwe bombi niyo mpamvu ngewe ndashidikanya ko bari abana bazokurana imbaraga cyane buri bafite ibyo babatoje bafite ibintu babatoje kubera ko bari abantu bari hamwe mu rugendo nkuko twatangiye ikiganiro tubabwira impamvu wenda hari twakomeje amwe mu mateka mama yagiye adusangiza yabanyemo na papa bigatuma bimushoboza kuturera muri ya minsi yabanye natwe birongera kandi naho dusigiye kubera none ya mateka meza bagiranye bituma nawe duheza indangagaciro nziza bituma natwe tubaho neza kandi tugende kuzandangagaciro z'ababyeyi kugira umurage mwiza duha abana nk'abantu cyane ni ibintu byiza utazi ejo uko bizagenda ni ibintu byiza bifasha abana wowe hari ukuntu ushobora gusigira abana imitungo ariko ukabasigira uburere ugasigira abana uburere kubera ko bibafasha kubaho mu buzima bwabo bikabafasha kubana neza n'abantu urumva burya ababyeyi mujya mwigisha abana banyu imibanire myiza cyane mubigishe kubana neza n'abantu imibanire myiza kubera ko ntubuzi uko n'ejo bundi bizaba bimeze iyo abana utabahaye uburere ni ukuri niyo bakura bakangana gute n'ubundi ubwo burere n'ubundi bazavuga ngo icyo washyizemo abana nicyo bagenda bakora ikibagaragaza nyine bibintu
umva abana iyo tahaye abana uburere none se tuvuge n'umubyeyi n'umugabo baragiranaga amakimbirane bikaba ngombwa ko Imana ibacura ba bantu bahoranaga umwiryane ba bantu uzi ngo kugira ngo bazahuze bizoroha nta nubwo bajya bahuza ujya usanga buri muntu ari unyamwigendaho n'igihe bahuye wenda n'ikintu kibahungabanya gisaba ko bashira hamwe kugira ngo basolovinge icyo kibazo birabagora ariko iyo ababyeyi bari bafitanye umubano mwiza umwe abona akabonamo umubyeyi akamubonamo byose akamubonamo ibiki biriya bintu bifasha abana kubaka bakagira imbaraga cyane no mu mibanire yabo n'abo bapfakazi bagiye barera abana bagakura abenshi tubikesha uburyo bagiye babana n'imibanire yabo n'abapapa wabo kubera ko abana bakura bakundana abana bakura bashyira hamwe urumva kandi noneho murabona n'ino myaka yacu bino bihe nyine ino myaka turimo biragoye kugira ngo usanga kugira ngo umubyeyi abonere umwanya abana biza bikunda cyane bisigaye bigorana ntabwo ari nka mbere wenda ariko abantu mu mwanya mutoya bazabona bazabaganiriza abana babo babigishe nyine babahereza uburere buzabafasha mu buzima bwabo bwose urumva cyane ni ukuri ibyo bintu birafasha tugana ku musozo reka dukomeze dushimira abantu bakomeje kudukurikirana Imana mu ijuru umugisha Imana mu ijuru ibakomeze wowe uri mu bihe bitandukanye aho unyuramo abari mu bihe by'uburwayi ushobora kudukurikirana kino kiganiro uburwayi uri kwa muganga uri mu rugo wabuze icyo ukora ubona akazi karangiye ubona nta buzima ufite humura hari Imana ejo ni heza humura wicika intege wikwiheba satani ngo ufatiranye n'ibihe wawe unyuramo ejo ni heza bwagira icyo ubwira abantu dusoze icyo nabwira abantu mukomeze turebe reka mbanze mpereze Paul abantu bose nyine banyura mu bihe bitari byiza mukomeze mwihangane mwizere Imana mukure amaso ku bana b'abantu mwumve ko Imana ari ishobora byose wumve ko icyo kigeragezo urimo cyangwa se uburwayi waba urimo ntukavuge wenda ngo ni satani yabugushyizemo uzumenya ko nyine ari Imana ibanza kugukinza mu bintu bimwe kugira ngo ikujyane usingiremo ibindi rero duhereza na Paul nyine uriya muryango wabuze ababo famiye ngari muri rusange famiye ngari murakoze mukomeza mureba ibiganiro byacu mubirangize mukore subscribe nyine n'ibindi byose bisabwa tuzatukomeza nyine tubahereze mugende munatwungura n'inama n'abatumirwa bacu muze n'ukuri uzi promise dufite z'abantu ngo tuzaza yabaye ejo noneho mana ni nka ya ndirimbo ujya usanga umucuruzi akandika ngo deni ni kesho ukagenda tugenda urugero ugiye gusaba ideni ugatubwira ngo uzaze ngo ideni n'ejo ejo kandi hagera ngo ideni n'ejo mbese gahora ejo rero nadupromisinga kutubera abatumwa batubwira ngo ejo nk'abantu mwe mugende mureke ibyo bintu ni karibu